sinzi impamvu ahubwo bibeshya bakayimba. Himba babona ngaragara nk'umuntu uzi kuririmba byaranyobeye. Si rimwe si kabiri bayimba. Ariko nanjye hari ikintu mpite nyikorera microphone. Mba ndi imbere baragiye bagiye bavuga ati mutambuke muririmbe nkajya imbere. Noneho umuntu akamusingiriza microphone nkareba nkabatse Imana yanjye nindirimba nkatambika. Ugatambika iki? Amajwi. Ukaririmba ijwi ridahuye ni nkicira abandi kandi urumva microphone iyo uri kuririmba ijwi ryawe rizamuka. Ngahita ncunga abantu, umuntu uri ibumoso bwanjye n'uri buryo bwanjye. Hari akantu k'abantu ngahita nyizimya. Ngahita nyizimya. Noneho namara kuyizimya ngakomeza nkaririmba ariko nkaririmba izimije. Nasa nta muntu urakumva ko muraho nshuti bavandimwe, abari kure n'abari hafi, abari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi ko ari ine, turabakiriye mwese, turanabasuhuje kuri Elizabeth Official. Ni karibu cyane. Ndabizi ko Elizabeth Official afite abafana benshi, rero turabashimiye kandi tubaye kaze kugira ngo tuze gukurikirana muri iki kiganiro tuze kujyana. Hano dufite umutumirwa nubwo ari we nyiri TV, ariko reka tumwakire kandi tumusaba kugira ngo yibwire abazabamukurikiranye bwa mbere. Hari abamuzi n'abatamuzi, reka aze kutwibwira kugira ngo tuze kuganira abantu bamumenye. Karibu. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ku butumire bwanyu. Imana ibahe umugisha. Amazina nk'ibisanzwe ni Elizabeth Umutoniwase. Yego, murakoze. Elizabeth Umutoniwase, ko uvuze amagambo magufi cyane. Uyu munsi ndi kumva ni nkaho mvuga amagambo make. Niko nahawe. Umunsi wahawe kuvuga amagambo make. Nyamara wasanga uza kuvuga menshi mu kandi kanya. Ntawamenya. Biraterwa n'ukuntu tugenda tuganira. Elizabeth. Niki wabwira kwanza abantu bagukurikirana? Hari abantu baba bagukurikirana baba gushaka kukumva, bashaka kuguma kugutegera kuri channel yawe. Hari byinshi bagiye basezeranya babwira ko uzabazanira abantu batandukanye. Hariho n'ibindi wenda dushobora kutarababwiye, ushobora kubabwira ubu ngubu ko ugiye kuzana. D'abord tutaragera aho ngaho ndabizi yuko wambaye neza ariko. Murakoze cyane. Murakoze. Nawe urabona ko wambaye neza? Ndi kubibona ko nambaye neza. Nabyiteguye. Ibi twabisanga hehe aya makanzu? Ndakeka ari abantu badukurikiye, urabizi ko abantu bakunda kwambara cyane, bashaka ibintu byiza. Usibye ko ndi kubona ufite ikintu aho mu mutwe. Suko icyo ni igitambaro cyangwa ni ingata? Ni ingata. Ni ingata, ni style idoze mu ngofero. Mbese nyine ni nka style y'iyi kanzu. N'ubushake bw'ora abayidoda gutya, hari abakoresha agatambaro gasanzwe. Ngiye mu buzima busanzwe nkunda no gutega. Barumva umwenda wanjye wose waba ufite agatambara. N'ibitenge byanje byose buriya bigira udutambara. So bino bikanzu rero ntandi wabisanga ni wanje. Ndabicuruza. Abantu babishaka, abantu bashaka kwambara neza bakabegwa. Tafadhali ni mungane. Urabicuruza. Ubwo bashobora kugushaka. Hari abanyandikira, nkabibagezaho benshi cyane. Abenshi abakiriya banjye benshi nabo tutaziranye. N'abatuye mu bihugu bitandukanye babibona bakanyandikira nkabibadodeshereza nkabibagezaho.
ni ibyo byonyine se ucuruza? oya ntabwo ari ibi byonyine, hari ibindi, imyenda y'abakobwa, costume, amakanzu yo muri dizayina n'ayandi atandukanye. Mbese bo banyandikira cyangwa bakampamagara alafu nkahita mberekanye n'ibyo ari byo. oya Okay, urakoze cyane. Ndakeka n'abari wenda mu migabane itari ya Afurika nabo wenda bashobora kwandikira. bose Amerika, muri Australia, Canada, Norvège, abantu no mu Bwongereza, mpafite inshuti nyinshi, hari benshi bamaze kungurira, ndabaramukije cyane. Yeah. Okay, barakoze cyane. Ah, Abifuza kwambara gutya nta handi mwabisanga ni kwa Elizabeth. Ubwo rero muzamwandikira, hari nimero yiwe iri kuri kumwandikira kugira ngo YouTube channel yanjye. azabambike. yes. Elizabeth nawe ngo tuganire gatoya, iminota itari nyinshi cyane Yego. ariko nyine iri buze kugira icyo itwungura. Yego. Elizabeth, ndakubaza ikibazo. Mbwira ibintu bitatu ukunda mu rusengero. Ibintu bitatu nkunda mu rusengero. Mu ikanisa bakunda ibintu byinshi cyane, ariko kubera ko nsabye bitatu reka mbikubwire. Icya mbere nkunda ijambo ry'Imana rigiyemo, sinya nshaka gusohoka, numva ngomba gutegera icyo Imana igiye kutubwira. Nkunda ijambo ry'Imana. Icya kabiri nkunda umukunga cyane. Reka ngezeho ngaho ndi kwama numva uri kumvugira mu matwi. So nkunda umukunga, nkunda kubyinira Imana, gisirimba, ndabikunda cyane nabyo. Icya gatatu nkunda amatangazo. Nkunda amatangazo cyane cyane, azamfasha muri make. Umuntu nyine agira ibintu akunda mu ikanisa, n'amatangazo ari ku mwanya wa gatatu. Yeah. Cyane cyane muri izo bintu uvuze ni ikunda cyane muri zo, uburyo kimwe kivuyemo ushobora no kuvuga ati kanisa rwose ho. Ijambo ndarikunda cyane ko riratugaburira, riradutunze. Ya rumvije ijambo rivuye mu ikanisa, si urumva inzara yo twica. Nta kindi kiba gisigaye. Nta kindi, ijambo ni ry'Imana niryo rya mbere. Okay. Yeah. Hari ahantu nigeze kubona bagutumira uje kubwira. No kucumwera harahari ahubwo. Reka. Abantu barebye status yanjye babibonye. Ubu se umva cyane ufana ibintu by'ivugabutumwa cyangwa ufana kuba usaba kucira gusuka ukaranya Imana wenda mu buryo bwo kunga n'ibindi? Abaswahili baravuze ngo pole pole njoo mwendo. Nagaruka ko ntabifana, ndabikunda, ariko mu by'ukuri sirahamagariwe kuririmba, sindi umukorari. Ngishakwa naravuze ngo reka nje mu ikorari, yaminanira, ndagura nimiza amezi abiri pe, yaminanira. So ivuga butumwa ntago ari kugenda mubwirize, ivuga butumwa riri mu buryo butandukanye. Nimbaga nzogendaga kabyina umukunga ngataha, kuko nico nshoboye kwikanisa. Nimba nzogenda nkanyuzaho agakorari, ariko buriya reka nkubwire ico nkundira Imana. Imana ntabwo izayita ku majwi ngo waririmbye, ngo arito, ngo tenare, ngo bazi, oyaye. Imana izireba izo. Ahubwo ndumva uranayaza amajwi. Ndayazi, nzanyumva bayavuga. Ariko ntuzwe yaririmba. Sinyazi, sinzi ngo tenare bazamuka bazabamanuka. Gusa nzanyumva. So ubwo urumva rero mu ikanisa nta kindi kintu ushoboye. Protocole pi, ivuga butumwa, kubwiriza, oyaye. Kuririmba buriya umuntu azemera ikintu ashoboye. Kandi mu ikanisa nukora ikintu ushoboye bizaguhira, ariko nuvanga uzabwiye amatambi. Ikibi ni ukumva ko abantu bagiye kubwiriza ntabwo urabwiriza. Wumva ngo umuntu araririmba ntabwo urabwiriza. Yego kandi utabishoboye mukora ibintu mushoboye. Umuntu akora icyo ashoboye. Baza baririmba, umuntu akaririmba hariya ngafashwa pe, fasumara rirajwi. Ngubu kuribona bisaba iki?
ntacyo bisaba n'Imana iba yari gupashira ariko ngasanga ni Imana. So rero ngiye nkanga kubijyamo cyane ngo mbitekereze kuko nanjye hari icyo Imana yampaye abandi badafite, bigatuma cya kintu Imana yampaye ngikorera Imana ukwanje kose. Aho ngaho ushatse gutanga ubutumwa uvuga ngo umuntu akorera Imana muca Imana yamuhaye, areke kuvanga. Iyo uvanze biza bimera ni nko kuvanga umunyu n'isukari cyangwa n'amata. umunyu n'amata, ariko umunyu isukari n'amata naho ni sawa. Abantu bakora umurimo bahawe. Bishatse kuvuga yuko rero wewe wikunda ibyo bintu. None ga nibyo nshoboye n'ukuri. Ikintu ukunda, igiti ukunda mu ikanisa ni ikihe? Igiti nkunda. Kubera ko urabizi ko abantu bose ubu ngubu basigaye bakunda ibiti. Abantu benshi bakunda ibiti. Ese buri ibiti bishatse kuvuga titre. Icyo umuntu nawe washinga uko njyewe nshinzwe ndi kinamana cyangwa se njye ndi pasiteri cyangwa se ndi umudiyakoni cyangwa se njyewe ndi gutanga amazi. Buriya n'ubudiyakoni ntabwo ni ubudiyakoni. Urumva bari iki giti kwakira abashitsi buriya njyewe ibyo zose nta na kimwe nokora mu ikanisa, nta giti nshoboye mu ikanisa. Gusa nakundaga protokole, ariko ndatekereza mfasumana nkoze protokole koko ndozavuga ngo twakira abashitsi, twakira abantu babuze n'isirimbo ati abaririmbyi tureka bashire mu mukunga w'iminota 5. Kumbi ndi ku muryango nakoze protokoli, kandi abantu bakora protokoli nabo ni umurimo w'Imana pe, ariko buriya ntabwo baba bakurikirana amateraniro neza. Ibintu biba biri mu mutwe wabo bavuga ati umushitsi naza turamwicaza he gutyo. Nk'abasumana ubashizemo nk'umukunga ngashiduka nirutse, umushitsi yoza akicara yokomeza guhagarara umukungu karangira. Rero nsanga nta kintu nshoboye mu ikanisa, sinshoboye kuririmba, nabivuze kare, kubwiriza protokole ntacyo nshoboye n'ukuri pe. Ukuri tuze kubwira ukuri ni kwiza, ugomba kuvuga icyo ushoboye. Ariko buriya ndatekereza ko gahoro gahoro bizaza bigenda biza. Buriya ntago wakwikangisha ubundi ubaye pasiteri cyangwa ukaba umudiyakoni. Buriya ahubwo ikintu mubaza, buriya se mu rusengero ni ikihe giti gikomeye kurusha ikindi? Igiti gikomeye kurusha ikindi? Igiti cyiza kiruta ikindi mu ikanisa? Kuba pasiteri. Kuba pasiteri nicyo giti gikomeye, kongira ngo byose nicyo kimwe? Ntabwo ari cyo kimwe. Urumva ubundi umupasiteri ni umuntu udushumbye, niwe uba ukuriye abandi baza nyuma. Ariko ntabwo nabajije igiti gikuru, nabajije igiti gikomeye cyiza kujya Imana rero bibaza kubona muri kavuga ati uyu nguyu ni ufite umurimo mwiza. Ibiti byose birakomeye iyo bikoranye umwete. Ejo bundi twaganiriye n'uwacu gukorera mu ibanga. Buri kintu cyose ukora ukagikorana umwete, umurava n'ubushake, aba ari igiti gikomeye ku Mana. Turekane no kuvuga ngo abantu oya, ku Mana nimba uzi ko ukora iriya protokole wikorana umwete ukwawe kose, ni igiti gikomeye ku Mana. Yani ni ukuvuga ngo igiti cyose nta giti kiruta ikindi imbere y'Imana? Ntacyo. Byose ni kimwe. Upfa kuba gusukora uzi uhokorera. Uko ni ukuri. Kuko ubahemba mwese ni umwe. Yego. Data wa twese. Yego. Niki wabwira abantu bakora ibintu basa n'abagononwa batabishaka? Nimba udashaka. Yani umuntu ushobora gukora ugasanga hari umuntu ukora uprotokolo bamuhase, umuntu akaba yaririmba bamuhase kugira ngo abantu babigire babanze bavuge babone ko ari wowe ushoboye. Niki wamubwira? Ntangorerano ku Mana. Kamitekereza. Nimba jewe Elizabeth nzi kuririmba, kubera ko nzi kuririmba ngirijwe ryiza, ku cyumweru harageze kandi ni jewe uri ku musitari ugomba kurimbisha amateraniro. Kubera ka kantu
nzi ko nzi kuririmba kama ngenda nkicara mu ntebe uko ntegereje gusa ko bampagurutsa cabaza bagira gutya mu masaha yageze numva rero ntago ari byiza nimba utabishoboye icara reka abashoboye bafite courage umwete wo gukorera Imana kandi abishoboye nubwo yicaye arabishoboye ariko ashaka kuba mwinginga ashaka kuba muhate genda ugire gutya kandi sibyo ntabwo ari ibyo njya rero numva kugira ngo arushe abantu yakwicara yabivamo yego naho abakorana umwete nawe zabo icyo ashoboye cyose bakumva rwose imba bageze ku murimo ahawe akumva arawukora yishimiye uwo bamubwira iki uwo muntu ni sawa uwo muntu data bamureba Imana ibimureba kandi Imana kuri wa munsi izamugororera bamubwira ati komeza namubwira ngo courage komerezaho amasaha nazajya agiye ugifata microphone nuko gusa nje ntazi kuririmba Imana ngo izireba ngo bizagira gute ibyo gutse kabica amababa ariko Imana nayo nukuvuga ngo amateraniro arageze amasaha yageze umuntu amasaha yo kuramya no guhimbaza arageze nobu wa mbere gufata microphone maze nkaramya Imana gusa icyo njya mbona abantu nabo bakunda abantu bagira amajwi meza ntibaho umuntu microphone umuntu utazi kuririmba oya nese yafasha amateraniro ngo ntuzi ko aho yasuze ko bimeze nayo wovuga nani nkayo ngayo okay nari nkubwiye ati ni gute wewe uvuze ko udakunda kiriya giti kandi abandi bazagwanira n'amazi basajya amazi ya pasteri amazi nibara pasteri n'abadiyakoni n'abandi bantu bose nabo bafite ibiti yaje imbere bazayahabwa aya amazi ntabwo tuyakunda ari amazi wewe amazi yo mu ikanisa amazi yo mu ikanisa ndayakunda nanjye ndayakunda nkahaza aryoha arabishukuri ariko ari amazi abantu bayarwanira ni bagende barekera agomba guhabwa abantu bayagenewe abantu baba bakoze abashumba abarevera abantu baba baririnze abacuranzi baba bahagaze yes ariko nta mpamvu yo kuvuga ngo wenda umuntu utakoze ngo ayahabwe agomba kujya hanze akigurira ayiwe ariko mushatse nge mwaza muyanyihera nukuri mbayanyisabiye nukuvuga ngo umwe yaravuze ngo basinga bazazayigurira inyuma ngo yashire ku ibyasiniye ni bazazanira pastor ngo yamuhereze nani cyo babwira abantu batuze abantu ni mutuze mushira umutima hamwe nimudahabwa amazi muzomenya ko mutakoze abantu bazajya bayahabwa n'abantu baba bakoze nukuri kongira ngo harabazaya ngo batagize cyo bakora abo n'abashumba hari igihe nyine abashumba ni lazima kuyabona ariko nk'umuntu yicaye mu ntebe hari n'igihe bamwe bazabona ni muhaguruke bagakomeza bakicara akama yifuza amazi yicara ariko buriya iyo ari nane ari ni irihe fieri riba muri ajya amazi kugira umuntu nukuri nta fieri ribamo ntaryo pe gusa sikimwe nayo umuntu abayiguriye ni kimwe nukuri gusa ariya asamera kanezaga hari abaza bayakuzanira aho wicaye ariko yewe wiguriye biza bisaba kusohoka ukaja kuyasha cyangwa gatuma umudiyakoni ntakibazo abadiyakoni baba bari mu bintu byinshi kandi nkunda kubibona yayakuzanira ako buriye hari ibintu byinshi rero ngo afashe umwanya wo kujya kugura amazi arimo aricaza abantu banumva none se ko wavuze ko utari umuririmbyi wabaye no muri korali ukayimaramo amezi n'imbarabiri imbarangahe ikakunanira none nta umunsi baraguza mikrofone nk'umukanisa bitewe nuko buriya ndabizi ko abantu bakunda kuvuga tuti bareba bagahita babona uyu yaririmba wenda soprano nta umunsi baraguha mikrofone hari akarimbo mise ntekereza ngo mana si rimwe ngo kandi si kabiri ngo nabonye neza yawe sinzi impamvu ahubwo bibeshya bakayimba himba babona ngaragara nk'umuntu uzi kuririmba byaranyobeye si rimwe si kabiri bayimba ariko nanjye hari ikintu mpite nyikorera microphone mba ndi imbere baragiye bagiye bavuga ati mutambuke muririmbe nkajya imbere noneho umuntu akamusingiriza microphone nkareba nkabatse Imana yanjye ni indirimba nkatambika
ugatambika iki amajwi ukaririmba ijwi ridahuye nkicira abandi kandi urumva microphone iyo uri kuririmba ijwi ryawe rizamuka ngahita ncunga abantu umuntu uri ibumoso bwanjye n'uri iburyo bwanjye hari akantu k'abantu ngahita nyizimya mpita nyizimya noneho namara kuyizimya ngakomeza nkaririmba ariko nkaririmba izimije. Nase nta muntu urakumva ko iyo utari kuririmba. Hari igihe ari umuntu twegeranye igihe kimwe arambwira ngo sijwi ryawe ko ntari kuryumva. Ryasaraye ariko ndi kuririmba. Yo mana we ariko mbega mpita nyizimya njyewe kugira ngo ntakwaza abantu cyangwa abantu badahita baseka ngo sinzi kuririmba kandi nkabona kuyisubiza umuntu wayimpaye yangiriye icyizere ngahitamo kuyigumana nkayiririmbiramo ariko itavuga nayizimisha. Rero abantu mwirinde gukomeza kumpa mikoro kuko ntabwo ibiri kuvuga ntabwo ibiri kuvuga ni ukuri pe. Wapi mba nayizimisha. Oya rero mwumva abadukurikiye bazabyumve rwose ntakazabaza mikrofone bari kujariba okay ndabizi yuko ukunda isirimba kandi hari abantu benshi muri nose bakunda isirimba buriya ari umuntu ushaka gukunda gusa kubera kusirimba yego hari n'uwanyanga kandi n'uwakwanga kubera kusirimba akambwira nabi akantuka ndagira ngo ubwire abantu bagukunda niki bababwira ariko n'abanyanga ndabaha message. Yes tangira kuba kwanga d'abord harakwanga ariko ntabakwanga reka tuvuge ko ariko wagiye ureka ntabwo tuzi sibyo icyo tuvuze ntago mbazi nanjye ariko gusa abantu kambaye message abantu banyanga abantu batankunda se mwanyikundiye koko ko ntatukanye namwe ko nta muntu nabwiye nabi mwankunze koko n'Imana ko ari urukundo muranyanga nabagize gute koko kandi ubwihagaze aho ngaho uzi ukuntu izivuga ngo umuntu wanga ngo n'umwicanyi yewe mana yanjye niko bizivuga ngo umuntu wanga n'umwicanyi ariko ndabekeka yuko narimvuze abantu nyine bashaka kugukunda kubera igisirimba ndakwanga kubera igisirimba wababwira gute nyine abakwanga bababwiye ngo abantu banyanga nta kindi nababwira mureke kunyanga munyikundire ko nanjye ndabakunda nta mpamvu yo kwanga umuntu utarakubwiye nabi utaragututse n'ukuri pe ntacyo bimaze twige gukundana ko Imana n'urukundo. Ikindi kintu nabwira abantu bankunda mukomeze munyikundire mushyireho kashi n'urukumwe nanjye ndabakunda kandi burya ineza yiturwa indi. Ujya ukunda umuntu ukamukunda utamuzi ariko ejo bikaba dabo ukabona abantu babiri baraje barakubwira ngo ndagukunda kotse njyewe ndi muntu ki kumbi ni wa muntu wakunze utamuzi. Gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere. So rero nabwira abantu bankunda mukomeze munkunde apana kunkunda ejo ndarisha muranse kuri status ngo nkunda abantu banyibwira ko bankunda ngo nubwo mwaba mumbeshye ariko ntimukambeshye mu byukuri kuko namwe mufite abantu babakunda nanjye mfite abantu nkunda. So rero abantu bankunda Imana ibaha umugisha Imana ibagirire neza Imana yivange mu byanyu ibyananiranye uyu mwaka uriya mwaka wundi Imana izabisohoza n'ukuri bisa numva nk'ikiniga. Okay dukomeze ndabona umwanya usa n'ugiye kurangira twari twihaye kuganiraho ariko turangiza nabonye nkuko wafunguye ino channel yawe hari abantu bagukurikira bagukandiye subscribe batanze commentaire bagize gute abantu barahatandukanye hanze mu Rwanda muri Kenya n'ahandi navuze wenda
ushaka kugira icyo babwira. yego ndabashimiye cyane. Ejo nari ndi kureba ku bantu bankurikirana kuri YouTube yanjye, nsanga abantu bankurikirana cyane ni abantu bo muri Kenya, mu Rwanda no muri Amerika. So ndabashimiye kubwo kwicara mugafata umwanya wanyu mukandeba. Imana ibahe umugisha. Abantu bose banshyigikiye, abantu bose mwanyeretse urukundo, abantu bose mwakanze sabu, abantu bose mwateye komanteri, mwakanze like, mwayisharinze. Imana ibahe umugisha. Nta kindi nababwira. Imana ikomeze ibagirire neza, yivange mu byanyu. Ejo ni heza, ejo ni heza. Imana ibarinde. Babwire icyo babikiye nyuma. Ikindi kintu nababwira ni ukuri umva iyi cana ntago muzicwa n'irungu, ntago muzicwa n'irungu. Ndi kubategura ibintu byiza kandi byinshi. Ndi kubategura indirimbo nziza, nubwo batari umuririmbyi. Oyaye zobashaka bazi kuririmba. Tukabyinira Imana. Umukunga mwiza cyane. Nisho nababwira n'ibindi byinshi byiza. Ejo bundi nakoranye ikiganiro n'uwacu, mwarakoze cyane, nabonye cyararebwe. Ejo bundi nzongera mugarure ko nabonye babinsabye ari benshi. Twkomeze tuganire. Nuko bimeze. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye umwanya waduhaye. Imana ikomeze kugirire neza. Amen. Amen. Bye.